ndabasuje turi ni demana kizamwe muri Kristo the Word Connecting Gospel Feed tugaruka muri gahunda yacu yo kuryoherwa twiga ubundi tukayibaho ntacyo byamaze kwigwarangiza ugatererero cyangwa se samze na prene and sweet live having fun while learning and live tugaruka rero cyo atubwira ngo ababwiriza ubutumwa bakikera imbere y'icyaha icyo ni icyaha kibi ku Mana bibabaza Imana cyane iya sasa dore mukomeze kuba amahoro akomeze kuba muri mwe mukomeza gushikama ku murimo kuko igenda cyasohora tuzasarone tutagwisari niko bimeze ya umuhati wanyuze ubusa kurinde ku mwami ya twagiye. I cannot speak against my brother's sin. When you say I cannot speak against my brother's sin, bivuze ngo sinavuga nk'icyaha cya mwene data ngicyo nishakira n'ubumwe ngo ni byiza ko abantu baba mu bumwe ngo navuga kuri ibyo byaha biratera gucikamo ibice biratera uki Yesu yavuze ngo sinazanwe no kuzanwa amahoro ahubwo inkota ngo kandi umwanzi w'umuntu azaba wo mu rugo rwe umurongo abantu bakunda aho baba badashaka gukira icyaha ku karubanda Matayo 7:1 havuga ngo iki ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucika ngo kandi dusome ibyo Yesu yavugaga Matayo 7:1 ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucika. Iyo dukomeje ku murongo ukurikira kabiri kuko urubanza muceri ubwo muzacirwa namwe urugero mugeraho amarirwo muzagerwamo namwe ngo dore niwo murongo abantu bakunda gukunda batanga ngo sindavuga ku byaha bya mwene data bya mushiki wanjye ibintu nk'ibyo ngo pe ngiye sinanabireba kabyirengagiza. Yesu yavuze ngo ntiwacire abandi imanza ngiye sindi umucamanza ndabireka Imana bari izabacira urubanza. Iyo ukomeje menye icyo Yesu yavugaga umurongo wa 3 niki tumubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti ngo henga ngo mu jisho ryawe kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe wandyaryawe banza gukuremo umugogo uri mu ryawe jisho kuko ari bwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Usomye kuva kuri 3 kugera kuri 5 ubona ko ari indyarya Yesu hano yari habwira vuga ngo ntugace imanza abwira abantu baza bakabwira abandi ngo wikora ubusambanye kandi nabo baburimo. Kuki uri kwita ku byaha bya mwene so wewe ntubona ibyaha biri mu mitima yawe umugogo mu jisho ryawe maze aravuga ngo genda ukure umugogo uri mu jisho ryawe ni uko ubashe kubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so. Vuga ngo kureba ku byaha by'abandi wewe ubwawe ntuwiyagurire Imana banza ukuremo umugogo uri mu jisho ryawe bashe kubona agatotsi kari mu jisho rya so. Nguyu ni umurongo utanga ugoretswe ngo kugira ngo utsindishirize abantu ngo bagomba kuguma bacecetse ngo batavuga ko byaha bibera mu matorero. Shaka ko abayobozi badashaka kuvuga barwanya ibyaha biri kuri bagenzi b'ababigisha bakaba badashaka kwibana n'icyo cyaha ngo kuko ngo kuri w'icyo urutabaro twabakicecekera bakareba ibibareba Imana akaba ariyo izabacira urubanza. Iyo Yohana umubatiza yaza kureba ibimureba akareka Imana akaba izacira urubanza Herode. Yohana ntiyari kubura umutwe we. Matayo 14:3 Yohana yagiye kureba n'icyaha cya Herode. Herode yari yakoraga ubusambanyi yarafashe umugore wa mwene se ko Yohana avanga ibyo ntibyemewe n'amategeko gufata umugore wa mwene so byemewe n'amategeko. Byarangiye bite? Twarayibonye iyo Yohana reba ibimureba ntiyari gupfa yahutavuga ngo ntacyo ndavuga urubanza n'urw'Imana ntiyari kuba yarapfuye. Mwarabibonye twarayirebye Yohana yambyino yamwicishije. Yohana afunze ku cyaha kuko yari afite umwuka w'Imana
makes you to love others. kuko umwuka w'Imana Bible utuma says ukunda that God abandi. is love. Bibiliya iravuga ngo And Imana ni because God urukundo. is love, Hanyuma kuko Imana ari urukundo, He does not just want to bring judgment ntiba ishaka kuzana over urubanza ku bantu people before warning first. mbere y'uko ibaburira. So when Ngoma we kwanza say, yakuburira. Iyo I tuvuze cannot speak against my brother's sin, sinavuga I ndwanya icyaha cannot cya mwene speak data, against my sister's icyaha sin, cya mwene I cya cannot mushiki wanjye, confront sin that is in the open. I cannot sinavuga ku confront cyaha the kiri ku sin karubanda that is in the kigaragara, church because sinavuga ku I'm cyaha not kiri the mu judge. matorero, You mu know, itorero, I'm kuko not ngiye sindi perfect, I'm not umucamanza, the judge. sindi You know, I intungane, leave sindi judgment to umucamanza, God. ibintu nk'ibyo ngo When you urubanza ni understand urw'Imana. the gravity Iyo of umaze what you're kumenya doing, uburemere you bw'ibyo uri will know gukora, that you will be accountable to the Lord. uzamenya ko ibyo Because uzabibazwa ku when you say I Uwiteka. cannot speak against my brother's Kuko iyo sin, uvuze ngo sinavuga all ku I cyaha cya want is mwene the data, unity. It's so ibyo nishakira ni good ubumwe, for people to live in ngo ni unity. byiza ko abantu babaho You mu know, bumwe, it's going to cause division kuko if I speak against navuga kuri ibi my biracamo brother's abantu sin, if ibice, I speak against my sister's sin. It's kuri ibi going byaha to bya cause mwene data bya division. mushiki wanjye But biratera Jesus says, I gucikamo have ibice. not brought peace, but a Yesu sword. yavuze ngo sinazanywe no And the kuzana ninth no kuzana enemies are amahoro going ahubwo to be those inkota. of his own household. Umwanzi w'umuntu azaba uwo mu I have rugo rwe, come to bring a sword, naje a kuzana inkota. daughter, a Umukobwa daughter against her mother, a son hagurukira against the nyina, father, a umwana daughter-in-law hagurukira against se, the mother-in-law. kaza ntagurukira I nyirabukwe. have brought a sword. I have Yeah, brought nazanye division. inkota, nazanye And gucamo that ibice. shows us that the Ibyo word bitwereka of ko God brings division. ijambo So Jesus ry'Imana says, I ricamo have brought abantu. a sword. I Yesu have yazanye not brought inkota, forth peace. sinazanye Where amahoro we're going to say, y'ikinyoma. let us just turn a blind Ngaho eye to tuzavuga ngo sin. reka As twe long as we can no all be kureba one, irihumye as long as kuri we're iki all cyaha kuva united, turaguma let's just turi unite umwe. in false unity Reka twigumire that mu has bumwe nothing to do bw'ikinyoma with holiness. budafite aho False buhuriye no unity kwera. that is not glorifying God. Kwihuza Uniting kw'ikinyoma with ntaho the ngo spirit biramya of Imana. darkness. The Bible Kwihuza says have kwihuza nothing ni to do with the works of darkness, imirimo but y'umwijima. rather Bibiliya expose ivuga ngo them. As ntimukagire aho believers, muhurira n'imirimo we y'umwijima cannot ahubwo have muyicyahe. false unity. Nk'abizera Unity that is ntitugomba based kugira on the ubumwe works of bw'ikinyoma. darkness, that is based on us Ikinyoma, embracing ubumwe sin, embracing the works of darkness, and butuma saying, I'm just going dukundwa to akazi keep icyaha quiet because n'imirimo God is y'ibibi, the judge. ngo tuvuga ngo reka tubireke Imana niwo When you mucamanza. say, I'm just going to keep quiet Iyo because uvuze ngo God ngiye is the judge, kuguma what you're nicecekeye kuko actually Imana niwo saying is mucamanza, that dore ibyo uri kuvuga ubundi. I know what this person is Ndabizi doing is ibyo going umuntu ari to gukora cause them eternal ko damnation. bizamurimbuza Meaning, by'iteka, bisobanura once God becomes their judge, igihe Imana once they izamucira stand before the urubanza, judgment seat of Christ, igihe bazahagarara imbere y'intebe and they are y'imanza ya judged for Kristo, this thing which I can see, ubundi is ikaba going to cause them to be bagacirwa urubanza condemned. rw'iki kintu ndi This kubona. brother of mine, this sister of mine, this person, this fellow preacher Uyu mwene data is mushiki going wanjye to be eternally doomed, umva ngo eternally azarimbuka condemned. And you are by'iteka. saying, Noneho I ukaba uri kuvuga know ngo this person ndabizi will be eternally doomed, uyu muntu will be azarimbuka eternally by'iteka condemned because of their sin kubera ibyaha bye. that I can see even now. Ibyo ndi kubona n'ubu ngubu, But I'm not going to warn them. I'm not ngo going ariko to wake them up. sindamubabwira, njye I'm just going to sindabakangura. leave them, until that time comes Ndabireka icyo gihe where God kimwe judges kizagera, when they Imana cannot ntizabacira make imanza. amends. Icyo gihe bazaba I'm batakibasha no just going to gukosora leave ibintu. it for that time Ndabireka when icyo it's gihe ari cyo already too late kizagera, to repent. aho bizaba When it's barenganye ko already too late for bakwihana, them to do anything about their sin. aho I'll just amazi let azaba God yabarenganye be kuba their bagira icyo judge. bakora ku byaha byabo. Njye ndabireka Imana Do you yube see the cruelty of this mucamanza. theology Urabona of ubugome do bw'iyi not judge? nyigisho yo kuvuga ngo I'll just ntugace mind my imanza, business. ngo nzajya ndeba ibindeba. This is the cruelty of this theology. Ubu ni bwo bugome I'll bw'izi just mind my nyigisho, business. ngo nzajya ndeba I'll just ibindeba, let God be the judge. nzajya mbireka It Imana means ibe I would umucamanza rather wabo. close my eye Bivuze ngo and natwe not nkifungira warn my amaso, brother and not warn my simburire sister bene and not data, warn this simburire person, bashiki that banjye, person, cyangwa se uyu that cyangwa se you uriya, are going into perdition. kuri kujya mu kurimbuka, You will be condemned. You are kuzarimburwa, living in sin. You will be condemned. kuba mu byaha, So I'd uzarimburwa. rather not go and warn them Ikiruta to sinagenda ngo say, do mbaburire, you know what the mbabwire word ngo of God says? ese waba uzi The icyo word of ijambo God ry'Imana says this, rivuga? but look Ijambo at your ry'Imana life. riravuga It's ibi, not reflecting the word of ngo ariko God. reba ubuzima bwawe ntiburi kubaho But you bijyanye say, n'ijambo I'll just ry'Imana, keep quiet. ahubwo ukivugira ngo All ngiye I'll do is nzicecekera, just befriend them and just ngo love on njye icyo them and mind nzakora ni my ukwibera business and inshuti just yabo close my nkabakunda, eyes to their sin. Because nkirebera I'm not their ibindeba, judge. God is their judge. simvuge ibyaha byabo kuko Imana niyo But that is mucamanza wabo. not the nature of the Spirit of God. Wose wo John muco the w'umwuka Baptist had w'Imana. the Spirit of God. Yohana Umubatiza yari afite And umwuka because of that, w'Imana, he was not hanyuma able to kubw'icyo turn a blind eye ntiyabashije to sin. He had to kutagira go and confront kutarebana n'icyaha. Herod
yagomba and kugenda said, akarebana na you cannot Herode have your brother's wife. vuba You are ngo an wakagira umugore adulterer. wa Even muvandimwe though wawe. it had to cost him his life. Ubusambanyi And byamusabye John the igiciro Baptist cy'ubuzima had bwe. just said, I'll just mind my business. I'll just let God be the judge. Yohana avuga ngo nzajya ndeba indeba nzareka Imana wari izamucira urubanza ntiyari Hell is gupfa. a terrible place. Kuzimu ni ahantu When we habi. say that we are living judgment to God, iyo uvuze ngo we're turareka simply Imana we saying izaca that we urubanza are condemning our brothers, we're condemning our sisters. ni nko Do kuvanga not abantu have a chance of repentance. bene se bashiki Do wawe not have a chance ngo to hear the truth, ntibakagire amahirwe yo kwihana, but amahirwe we yo would kumenya rather ukuri. turn a blind eye ahubwo and watch them kirutwa as they fall ntitwanabareba into the n'irihumye. eternal pits of hell. tubareke When it bagende comes bajye to mu judgment, cyobo cyo kurimbuka. Jesus Christ tells iyo us bije to judge guca righteously. urubanza Yesu John aravuga ngo 7 muce verse imanza 24 z'ukuri. says that Yohana do not 7:24 judge by ngo ntimugace judge imanza mushingiye righteously, ku igaragara ahubwo speaking muce out imanza against z'ukuri. the sin of a poor person in the church. Yet you are afraid of condemning the sin of a wealthy person. mukajya mubona ibyaha by'abakene ariko iby'abakene ntibibone ibyo ngibyo ngo si byo. Yesu yaravuze ngo mujye muca imanza z'ukuri, ntimugace imanza zitari iz'ukuri. Abakorinto ba mbere 5:12 bavuga ngo abo mu toro mu bakire imanza bo hanze byo ngo ntibitureba, ngo ariko abo mu toro bagomba gucibwa urubanza. Matayo 9:43 kugera kuri 49 haravuga ngo ijisho ryawe ntiryagutera gucumura uzarinogoremo, cyuta nuko wajya mu ijuru ikajisho moya ngo umubiri wawe wose wajya ikuzimu. Ngaho urunyo rwawo rudapfa n'umuriro wawo ntuzimye. Ngako ni agace k'umurongo byanditswe bivuge kuzimu, byerekana uburyo kuzimu ari habi. Mbese weho ukavuga ngo natwa nkicecekera ku cyaha cya mwene data maze mbakunde, niko kuva twaguma turi ubumwe bumwe bw'ikinyoma. yawe nubwo mwene data azajya ahantu aho urunyo rwaho rudapfa n'umuriro ntuzime, kuri iki cyane byari byoroshye kuba nababurira maze bakihana. Ariko ubwo kuko waba ukunda umuntu ntiwamubwira ukuri ukamuha amahirwe yo kwihana. ngo tubona kuzimu cyo 16:19 kugera kuri kangahe kuri Nyamutunzi na Lazaro. iyo bigeze ku murongo wa 24 Nyamutunzi yaratakambye kuri Aburahamu, ndakwinginze reka Lazaro koza isonga y'urutoki rwe mu mazi atunganyirize ku rurimi rwanjye, kuko aha hantu ndi mu mubabaro. bikwereka bujye kuzimara ahantu habi. Nyamutunzi noneho nyuma aravuga ngo kwinginze ohereza Lazaro kuri bene data batanu ababurire. ibyo bikwereka uburyo ikuzimu hameze. Matayo 13:42 Yesu yavuze ko ari nk'ahantu ho kurira ahubwo y'ikinyamenyo. Bibiliya irahasobanura cyane ikuzimu ko ari ahantu h'umubabaro utakwihanganirwa ku kigero ko igitonyanga cy'amazi ari ikintu cy'agaciro cyane. Tekereza wagize inyota agatonyanga kamwe ntacyo kakumarira. Ariko ni ahantu ho kubazwa cyane ku buryo n'agatonyanga kamwe k'amazi rwose ni icy'agaciro cyane. aho n'ahantu waceceka ukavuga ngo icyuta nakwigumira turi mu bumwe mu torero, cyuta sinavuga kuri iki cyaha kiri ku karubanda, nzabireka Imana wari izacu uyu muntu urubanza. uri kuvuga ngo ntarutwa uyu muntu ntazabona amahirwe yo kwihana, ntarutwa pe agakomeza akigumira mu byaha bye kugeza ubwo Imana ari izamuca urubanza igihe azaba ntacyo yakora ku cyaha cye. hanyuma ukibwira ntabwo uzahamwa n'icyaha imbere y'Imana. waricaranye ku meza n'abantu bari mu byaha batahisha, warangiza ukananirwa kuvuga n'ijambo rimwe ngo ubaburire ubacyahe iyo bari kujya. Yagira ngo dusome Abagalatiya 6:6. Bibiliya iravuga ngo bene data
umuntu ntiyadukwaho You n'icyaha who are spiritual, mwebwe ab'umwuka restore such a one in a spirit of gentleness, mugaruze uwo muntu umwuka considering w'ubugwaneza yourself, ariko umuntu lest wese you also yirinda be tempted. yirinde kugira ngo nawe If there adashukwa is sin, if people are living in sin, the Bible says, do not keep quiet. biravuga ngo umuntu niba ari mu byaha The Bible says, ntimugaceceke you who are spiritual, ibi biravuga ngo mwe abanyamwuka go to that person mugende umusange uwo who is muntu living in sin uri and kuba mu correct the byaha sin. maze The Bible doesn't say mucyaha just ibyaha love on bye them, just bibiliya ntivuga ngo keep your mouth mubakunde shut, ntivuga ngo just keep quiet muceceke mufunge and umunwa say, I'll just let them be judged by ubundi ngo God. muvuge I'd ngo rather not correct them. I'll nzabareka just imana let ntizabaca them be urubanza judged pe by ngewe God. reka imana bayizabaca urubanza bibiliya si ibyo ivuga But the Bible says, bibiliya ivuga ngo go ahubwo and correct that person genda with ucyaha uwo muntu gentleness, cyane umwuka lest you w'ubugwaneza also be tempted. ngo nawe wirinde kugira ngo utagira uti Don't go and utagushwa start to hang out with them in their sin. ntugende ngo The Bible utangire says, ubane be nabo mu careful byaha lest you byabo also be tempted. bibiliya ivuga ngo wicunge ahubwo nawe Because bad utagushwa company nabyo corrupts good morals. kuko bivuga ngo But go ihene to mbi correct the person, ntawizirikaho inziza ahubwo watching iravuga ngo out genda for ucyaha your uwo own muntu salvation as well. nawe ucunge Making agakiza sure you kawe also don't fall umenye neza ko into nawe that sin. utaguye mu byaha byabo Because the devil kuko is se always kibi looking for every opportunity. we ahora ari And there are people ari who imenge say, ashaka I'm ihirwe going iryo ari to ryo hang out ryose with niba ari ihirwe sinners because sinzi I'm preaching the gospel. hariho abantu bavuga ngo Let ndiho them go to ndabana hang out n'abanyabyaha with kuko ndi the kubigisha ubutumwa and bwiza they start to listen to the music with them. ukagenda They ugatangira start kumva indirimbo mbi to nabo participate in their sin. And ugatangira this is kujya mu byaha byabo this is the source of compromise in the church, ngo because ni uko there's a lot of darkness utangira that has been allowed in the kwisanisha church. n'isi Like byadutse mu madini people have been allowed, to appear outwardly like abantu worldly beremeye people, worldly, gutangira gusa ungodly nk'isi people, ungodly ways of dressing, bambara imyambaro ungodly speech, idashimisha imana imvugo ungodly zidashimisha imana musical beats, indirimbo because they say we want to amabeats overcome the adashimisha sinners. But the imana Bible says when you go to correct someone who's in sin, bibiliya yavuze ngo nujya gucyaha umuntu uri mu byaha yavuze ngo nawe wicunge utagushwa iyo ni imitego satani yashyizeho kuvuga ngo ndi hano ngo ntihe abanyabyaha nawe ukajya mu byaha byabo. Yesu yicaranye n'abanyabyaha barihanye ntiyabiyunze mu byaha byabo yarababigishije maze barihana. Izi nyigisho yo kuvuga ngo twe kuvuga turwanya icyaha, reka Imana abe ariyo umucamanza ngo ujye ureba ibikureba, reka umuntu uri mu byaha arebane n'ibyaha bye, ngo bereke Imana ariyo umucamanza, ngo reka twigirire ubumwe, ngo birashimisha Imana ko tugira ubumwe, ko tutari kuvuga ku byaha by'undi muntu maze twigumire turi umwe, ngo mbega ni ikintu cyiza ku Uwiteka. Icyo ni ikinyoma, ni ikinyoma cya Satani. Uwo ni Satani uvuga utyo. Imana ntishimishwa n'ubumwe bw'ibikinyoma kuko yazanye inkota. Sinazanwe no kuzanwa amahoro, inkota nazanye gutandukanya, kuko Imana ntishimishwa n'ubumwe bw'ikinyoma bushingiye ku kubahuka ijambo ry'Imana. Kunga abantu bubahuka ijambo ry'Imana, ibyo bintu ntabwo bishimisha Imana, ahubwo birashimisha iyo ukunda mwene so ukamubwira ukuri, tumwabwiza bwo kwihana kuva mu cyaha, yewe na mbere aje kurebana n'urubanza rw'Imana azaba yarabonye amahirwe yo kwihana. Wango iyo narutwa mwene data cyangwa mushiki wanjye agacirwa urubanza n'Imana, ibuka Abaheburayo havuga mu ki mu bice 10:31 haravuga ngo Bibiliya iravuga ngo ni ikintu giteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Noneho wewe mbese icyiza ni uko mwene so umuvandimwe wa mushiki wawe abakunda abantu mu itorero warutwa kabashyira mu biganza by'Uwiteka n'ibyaha byabo, kugira ngo yewe Bibiliya ivuga ngo ni ikintu giteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Mu yandi magambo, urubanza rw'Imana ni ikintu cyo gutinywa. Yavuze ikuzimu ujya ari ahantu ho kurira no guhekenya amenyo, abantu bazahagizwa no kubona agatonya nk'akamazi bitewe n'iki? Umwijima Imana igirira icyaha. Hano wavuga ngo nawe
simbure mwene data of mushiki where wanjye they're walking. iyo I'd bari rather mind kujya my business ngo and icyo let God be narebana the n'ibyaha judge. byanjye nzajya mbereka Imana bari izabacira urubanza ibyo bintu yewe we And that is Satan's cruel theology. iyo ni inyigisho And mbi ya if Satani you iteye do that, ubwoba you will niwakora be ibyo held accountable nawe uzabibazwa because you failed to speak when you were supposed to speak. kuko wananiwe kuvuga igihe wari ukwiye kuvuga ko cyaha kiri ku karubanda nta mwuka w'Imana wari ufite kuko Imana ni urukundo ntiyishimira ko umuntu arimbuka ahubwo ibishaka ko bose baza mu kwihana. Bibiliya iravuga ngo ese bakwihana bate ntawe ubigishije babwiye. Hagomba kugira umuntu akajya kubabwira bakababwira ubutumwa bwiza bakumva ubutumwa bwiza bakumva ngo bene ubuzima wakuriyemo bwagizwe ikintu gisanzwe n'icyaha maze bamenye iyo bari kujya maze bihane maze bacike urubanza rw'Imana. Ariko niwavuga ngo ndaje nicecekere kuri bw'iki cyaha ndaje nicecekere ku cyaha wasingira ngo nkomeretse mwene data mushiki wanjye ndabireka twigumire turi umwe ndabareka Imana ejo izarebana nabo ku rubanza. Nta mwuka w'Imana ufite wifitiye umwuka wa Satani muri ubwo bugome nta nubwo witaye ku bugingo bwa mwene so na mushiki wawe. Urikunda wowe wiyitaho gusa wivuga ngo kuva narakijijwe nzajya ndeba ibindeba sinzavuga ngo icyaha sinzabura mwene data mushiki wanjye sinzabura umuntu wo mu itorero bari mu byaha vuga ngo sindi umucamanza wabo Imana ni umucamanza. Uruzi ko iyo abantu baribonye n'urubanza rw'Imana ruba rurwanyuma aho nta gusubira inyuma biba bishoboka nta mahirwe yo kwihana azaba akiriho. Imana izabica urubanza amahanga. Iyo niyo ushaka gushyana abantu nta kubaburira ndagira ngo mbasigire uyu murongo wo mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo w'10 Bibiliya iravuga ngo For we must all appear before the judgment seat of Christ. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari byiza cyangwa bibi. 11 Bibiliya iravuga ngo nuko iyo nemeza z'abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka uko ndi niko bigaragarira Imana kandi nirengira yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu. Biravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari byiza cyangwa bibi. Noneho ikavuga ngo nuko iyo yemeza abantu abikoreshwa nuko azi igitinyiro cy'Uwiteka ngo kumenya igitinyiro cy'Uwiteka yemeza abantu wamenya. We're not going to say, I would rather leave my brother to God's judgment. Kuremera ku rubanza rw'Imana ntiwavuga ibintu nk'ibyo ngo ndareka abantu bazari bazacirwa urubanza. Umuntu twaye itorero ntiwavuga ngo nzareka iteraniro ryanjye bari Imana izacira urubanza ntibaguke. Wamenya kwimbeka ku rubanza rw'Imana ukamenya ko nta irindi hirwe riba rihari igihe ari urubanza rw'Imana. Biravuga ngo kumenya igitinyiro cy'Uwiteka tuburira abantu twemeza abantu ngo bazacike urubanza rw'Imana. Nuko igenza ridemarikiza mwese muri Kristo Yesu iduracu yatugezagaho tumva nta mpamvu yo gucicika imbere y'icyaha. Mukwiye kujya icyaha uwo muntu yazagera wenda no ku rubanza rwa Kristo akaba azi ko yahawe amahirwe yarabwiwe waramukunze mubwira mu gihe cyawe nubwo wenda yaba ataragize atarabyumvise. Yari demakiza mwese muri Kristo Yesu the world connecting gospel fit tuzasubira na uta Kristo akomeza kwaza ibyiza y'amahoro atanga bitewe n'uko abisanga yakomeza basage mnaje vute à la prochaine.